Ndabasuhuje mwese mukomeza gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ihumure kuri impumuriza ngo uhumurize mukigezwaho nanjye minyone rwagihuta inkundwakazi. Mbashimiye mbifuriza amahoro y'Imana, mbabwira ngo aho muherereye ubwiza bw'Imana, urukundo rw'Imana, kugirirwa neza n'Imana bibomeho. Twakomeje muri cya kiganiro ijwi ry'ihumure, mukomeje bashimira Imana ko ikomeje kubana natwe, kandi dushimira n'abantu mukomeza kubana natwe muri ibi biganiro, mutwereka ko muri kumwe natwe, muduhereza amagambo y'inkomezi. Muri uru rugendo ntabwo biba byoroshye, buri wese aba agomba kugira uko ashyigikira mugenzi we. Abakomeza rero kutubwira ko muri kumwe natwe mudushyigikiye mu buryo butandukanye. Amahoro Yesu ajyaho abantu be atagira akagero, namwe abagereho. Tugiye kuganira rero kuri Yeremiya ibice 29 umurongo wa 11, gukomeza twumva icyo Imana iri ivugana natwe. Haravuga ngo erega nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi, kugira ngo si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, niko Uwiteka avuga. Kandi muzanyambaza, muzagenda munsenga, nanjye nzabumvira. Muzanshaka mumbone, nimunshakana umutima wanyu wose. Yeremiya ibi bice 29, njya nkunda kumva benshi baririmba. Hari n'umuhanzi waririmbye iyo ndirimbo, aravuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yari iriho iguhereza amagambo y'ihumure, yari iriho ikubwira ngo nubwo ufite ibikugoye, nubwo hari ibikuremereye, mu by'ukuri tuvugishije ukuri, mbese wowe udukurikiranye mu bibazo ufite, icyo wakwikemurira ni ikihe? Ese mu burwayi ufite wewe wabasha kwikiza? Ariko niyo wizeye Imana, nk'uko hano hatubwiye ngo nimunyambaza, nimunshaka, mukanshakana umwete, mukanshakana umutima wanyu wose, nimunshaka muzambona. N'Uwiteka Imana uvugana namwe, nimunshaka muzambona. Bisobanuye ngo gushaka Imana n'umutima wacu wose, gushaka Imana n'ibitekerezo byacu byose, gushaka Imana. Ikibazo ni kimwe, nuko hari igihe tuvuga ngo twagiye gushaka Imana, ariko nyamara dufite iyindi ntumbero. Hari igihe tuvuga ngo twagiye gusenga no kubana n'Imana, ariko nyamara hari ibindi mu mitima yacu. Bene data, reka mbabwire, Imana ireba mu mutima, ntabwo ireba ibi bidoro tuvuga gutya kuri uno munwa wacu, ahubwo Imana ireba ibiri mu ndiba y'umutima. Kuko niba iri itubwira ngo nimunshaka muzambona, nimunsenga, uko muzagenda musenga, uko muzagenda munshaka, uko muzagenda mukomanga, uko muzagenda munshakana umutima wanyu. Kuko Imana ivuga ngo nimunshakana umutima wanyu wose, bisobanuye ngo hari abadashakana Imana umutima wose. Igipande kimwe ni Imana, ikindi gipande ni umuryango, ikindi gipande ni sheri, ikindi gipande ni nini, ikindi gipande ni yaya. Bese niba ufite igipande kimwe wumva ushaka Imana, ikindi gipande ariko ukavuga utariko no, ariko ubundi iyi Imana koko iyansubiza, ariko ubu ntabuze ubwenge. Hari n'abazi ngo ni ubwenge bagize, kuba yagiye kwa Sugar Daddy ngo ni ubwenge yageze. Nakubwiza ukuri, nta bwenge burimo, ahubwo wagiye byarangiye. Ahubwo wowe icyo Imana ivuganye nawe, yakubwiye ngo nzi ibyo nibwira kukugirira si bibi. Hari igihe dusoma ijambo ry'Imana, hari igihe dufata Bibiliya igitabo kirimo ubuhanuzi, kirimo iby'Imana ivugana natwe, tukabisoma nk'imvaho nshya.
imvaho ushobora kuyisoma ukamenya amakuru yabaye mu bihugu byo hanze cyangwa se ukamenya amakuru yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, warangiza ukadepoza ukabika, nuko ni amatangazo nyine wayamenya. Ariko Imana ikeneye yuko umenya yuko izi ibyo yibwira kukugirira. Niba uri no mu bibazo, uri no mu kaga, uri mu bigeragezo, ufatira ijambo Yeremiya 29 uvuga ngo Imana yaravuze ngo nzi ibyo nibwira kukugirira si bibi. Ntabwo urugero, ntabwo ushobora kugira gutya ngo umurozi, reka ntanga ako gatekerezo gato, umurozi ntabwo yakurogera umwana wawe agiye gupfa cyangwa se umuntu wo mu muryango ngo narangiza yirukanka ajye kugushakira umuti, kubera yuko we icyo aba ashaka ni ukupfa, nta cyiza bagushakaho. Umurozi wagiye kukuroga bakeneye kupfa, umurozi wagiye kukuroga bakeneye yuko ubuzima bwawe busibangana, mbese ku ikarita y'u Rwanda cyangwa se ku ikarita y'igihugu urimo utazongera kwibukwa. Imana rero itandukanye n'abo ngabo, iriho irakubwira ngo nzi ibyo nibwira kukugirira, ntabwo ari ibibi. Nubwo uri mu marira, nubwo uri mu gahinda, nubwo wowe wagiye ukajya gusayisha, hari igihe umugore cyangwa se umugabo, reka mvuge gutyo, umugore apfakara, yamara gupfakara akavuga ngo abana banjye bazabaho gute, ugatangira abagabo bagatangira bakaguheheta, barangiza bakajya bakuzanira, akakuzanira agafuka k'umuceri, akakuzanira yawurute z'abana, akakuzanira agasukari. Noneho uko agenda bikuzanira bikarangira wagiye kuryamana nawe, warangiza ukavuga ngo none se Mana ngo nari kubigenza gute, ngo kuruza abana banjye bari bashonje, ngo none se uriya mugabo ko. Ibyo ngibyo nta kireguzo ufite imbere y'Imana. Icyo Imana irakubwira ngo nzi ibyo nibwira kukugirira. Ibyo jyewe nibwira kukugirira Uwiteka Imana Nyiringabo wakuremye. Ese reka mbabwize ukuri, mwebwe ko muri abana b'abantu, abana banyu mubifuriza icyiza, umwana wawe wumva yakwiga mu ishuri ryiza, wumva yakwambara neza, wumva umwana wawe atambutse asa neza, uri fiyeri yabyo. Uzarebe umwana w'umuhanga mu ishuri, iyo atambutse agiye guhabwa igihembo, umubyeyi we atambuka ashinjagira, atambuka yumva rwose ariho abantu bose bariho bareba. Kubera iki? Ni ishema. None wowe mwana w'umuntu, niba wumva yuko umwana wawe umwifuriza icyiza, Imana yakuremye niyo ikwifuriza ikibi? Ese ijya kukurema yigeze ikugisha inama? Ese ijya kukubumbabumba ikagushyira ku isi yigeze ikubwira ngo se ngo mbigenze gute? Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nzi ibyo nibwira kubagirira, ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza. Noneho akandi kantu ngo kugira ngo mbaremo umutima, Imana ishimwe, kugira ngo mbaremo umutima. Imana irabizi ko umutima wawe uhangayitse, Imana irabizi neza ko umutima ufite ibiwuhangayikishije. Uri umukobwa nturabona umugabo, uri umukobwa nta kazi urabona, uri umusore nta kazi urabona, uri umumama ibintu byaragucanze, waranize waraminuje, abandi bariho barakora, barambara neza, bararya neza, bariho icyo bashaka, uricara ukavuga atari kubundi jye nakoreye iki Imana? Imitima yabaye myinshi, ariko Imana iraguhumuriza umutima. Irangije ngo kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona imbere wowe utareba, imbere jyewe ntareba. Erega twebwe turareba aha hano turi uyu munsi wa kabiri, itariki 6, niwo munsi twebwe turiho tubirebamo. Ntabwo ejo ntituhazi, ejo kuwa 3 ntituzi ibizabamo, kuwa 4 ntituzi ibizabamo. Niyo mpamvu Imana ikubwira ngo ndagira ngo nkurebe umutima w'ibyo nzagukorera ejo hazaza. Uyu munsi umuntu ashaka kukubona wapfuye, reka mbivuga gutya, umuntu ashaka kukubona akakubona mu buzima bubabaje, yanakureba akagucaho, yanakureba akabona yuko ubundi uyu azagera kuki, ariko ejo hawe ntabwo ahazi. Niyo mpamvu Imana ikubwiye ngo kugira ngo nkuremo umutima w'ibyo nzagukorera, kugira ngo nkuremo umutima
reka mbabwize ukuri, ubu ngubu abantu bambonaga mu bihe byashize, bambonaga mu bigeragezo, bambonaga mu ntambara, bambonye ku musozi wa Kanyarira nshonje meze nabi, narahindutse agakara kadasobanutse, wagira ngo mbese amavuta mu gihugu yari yarashizeho. Uwandebaga kiriya gihe yabonaga ko nta sura nzongera kugira. Uyu munsi nawe uri hakureba arabona ko nta sura uzongera kugira. Uri hakubona uyu munsi wambaye ubusa arabona ko utaberwa. Ariko buriya reka nkubwize ukuri nakubeshye, Imana izi ibyo yibwira kukugirira. Ntabwo ari ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo ikuremo umutima w'ibyo ugiye kubona. Haleluya. Nagira ngo nkubwire rero, iri ni ijwi ry'ihumure rikugezeho riturutse ku Mana Data nyir'ibihe. Imana itajya ibeshya, Imana itajya irobanura ku butoni, Imana itareba ku mashuri, Imana itareba ku buranga, Imana itareba ku mivukire myiza, Imana itareba ku nzobe, Imana itareba kuba umuntu yaba ari umuzungu, Imana itareba, ahubwo Imana ireba umutima, ngo nimuyishaka n'umutima wanyu wose. Wowe uriho usenga nushaka n'Imana umutima wawe wose. Ese uriho urasenga ute? Uriho urabana n'Imana ute? Uriho uragendana n'Imana ute? Haleluya. Ese Imana yawe uriho uragendana nayo gute? Irakubwira ngo rero nzi ibyo nibwira kukugirira. Wowe urarwaye, urabona nta byiringiro, ndetse bamaze kukubwira yuko ubuzima ntabwo. Ariko reka nkubwire, n'Imana ikiriza no mu rupfu, n'Imana itabara ntagire uyitangira, n'Imana ivuga bikaba, n'Imana nabonesheje n'amaso yanjye ubwo yankuraga muri koma, n'Imana nawe yagusanga kuri icyo gisasiro aho abantu babonaga wapfuye byarangiye. Hari n'abo bajugunya, akamujugunya aho ngaho akigendera, kuko ababona yuko nta buzima. Ariko Imana irakubwiye ngo ikuzaniye inkuru ikubwira ngo izi ibyo yibwira kukugirira ntabwo ari ibibi, ni byiza gusa. Nuyishakana umutima wawe wose, apana igice. Nagira ngo nkubwire ngo ibikuremereye, ibikuruhije, reka guhanga amaso ikigeragezo, reka guhanga amaso abariho bakuvuga, reka guhanga amaso abakwise imbwa, reka guhanga amaso abakwise icyo ntazi, reka guhanga amaso abavuze ko ntacyo uzapfa wimariye, reka guhanga amaso abavuga yuko babona batazi iherezo ryawe. Uko batazi itangiriro ryawe niko batagomba no kumenya iherezo ryawe, kuko ujya kuremwa ntago babizi. Ni nayo mpamvu n'ubuzima bwawe bw'ejo batagomba kubumenya. Buzwi n'Imana yakubwiye ngo nzi ibyo nibwira kukugirira, ni byiza ntabwo ari ibibi. Yesu nashimwe cyane. N'ijwi ry'ihumure Uwiteka Imana aba yazanye kugira ngo ribagereho, muhumurizwe, mumenye ngo mu rugamba murwana, umenye ngo mu bigeragezo waratawe. Njya nkunda kubigarukaho cyane no mu kiganiro cyatambutse kiri muri Ezekiyeli ibice byaho bya 16, umurongo wa 6 guhera aho ngaho, havuga ngo nakunyuzeho, nagusanze wigaragura mu ivata. Imana yagiye dusanga ahantu, n'ubundi rero iba yongeye ikagaruka ikakubwira ngo nzi ibyo nibwira kukugirira. Ntagire ikiguhungabanya, ntagire ikigutera ubwoba. Nibyo muri iyi si ibigeragezo ni byinshi, intambara ni nyinshi, ibiduhiga ni byinshi, ibicantege. Uza abantu baguca intege, uza abantu baguca intege, uza abantu bakubwira ko ntacyo uzageraho. Ariko abo ngabo bima amaso, abakubwira ko ntacyo uzageraho, abakubwira ko uri mubi, abakubwira ko utari mwiza, abakubwira yuko utize kuba utarize ntacyo uzimarira, ujye ufata ubabwira ngo Imana yarambwiye ngo izi ibyo yibwira kungirira. Umugabo yaragutaye kuguta ko afite ishingiro, afite impamvu ze, ariko nihagira amajwi akuzaho ujye yabwira ngo Imana yarambwiye ngo izi ibyo yibwira kungirira. Umugore yaragutaye ujye uvuga ngo Imana yarambwiye ngo izi ibyo yibwira kungirira. Bisobanuye ngo wowe udukurikiranye kuri Mpumuriza ngo uhumurize, tukuzaniye inkuru, tukuzaniye ijambo rikubwira, ijambo ry'ihumure rigukomeza mu rugendo, mu ntambara, mu bigeragezo. Nibyo ushobora no kuba uri mu kazi keza, uturuka ahantu heza, ariko nta mahoro ufite. Ariko Imana irakubwiye ngo izi ibyo yibwira kukugirira. Yishakana umwete,
wawe wose, n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ubutunzi bwawe bwose, uko ukorera Imana, uko ubana n'Imana, uko niko nayo yururukiye kwitamura ku buzima bwawe, yururukiye kuza kubana nawe. Ni ukuri, ntabwo ibeshya, ntihemuka, nirubasha, igira neza kandi irakomeye. Ndabashimiye cyane rero ko mukomeza kudukurikirana muri iri jambo ry'ijwi ry'ihumure, rihumuriza imitima ya buri muntu wese. Wowe udukurikiranye ukaba wumva hari icyo bikumariye, ukumva hari aho uvuye, hari n'aho ugeze, ujye urambura amaboko ubwira Imana ngo warakoze, kuko wambwiye kuzi ibyo wibwira kungirira. Ndabakunda cyane, naho ubutaha n'ikiganiro ijwi ry'ihumure kuri Mpumuriza ngo uhumurize. Imana ibaha umugisha cyane. Bye.